yeguriye Imana abakristo bavandimwe yeza kuzwe kandi mbifurije umunsi mwiza, isabukuru nziza ya Paruwasi Gahanga Mutagatifu Yosefu. Imyaka 5 ni ikivi cyiza gishimishije, kandi ngira ngo mbashimire mwese ubufatanye bwanyu, abakristo, abasaserdoti twabahaye, kuba paruwase imaze kugenda ifata iri mu ruhando rw'andi maparuwase muri Archdiocese ya Kigali. Dutangira nabajije abakristo ba Gahanga niba mwiteguye, kuko gushinga paruwasi bisaba amaboko, bisaba imbaraga. Mumbwira ko mwiteguye. None ndagira ngo mbashimire ko imvugo ariyo ngiro, ibyo twumvikanye mwabikoze, paruwasi kabigenda yiyubaka. Twararebye kugira ngo dutangirane n'inyubako zuzuye, ibisabwa byose byuzuye, icumbi ry'abapadiri, paruwase, ibiro. Dusanga kugeza n'ubu ngubu twari kuba tutaratangira, Gahanga itaraba paruwasi dutegereza. Ariko uburyo twumvikanye yuko dutangira, hanyuma ibindi tukajya tugenda tubinoza gahoro gahoro. Yari urugero nkunda gutanga, bariya batwara abagenzi muri za modoka dukunda kwita twegerane. Twegerane ihagurutse i Kigali, ukayitega uri Igikondo cyangwa se Kicukiro, ugasanga nta ntebe iraboneka, hari uwicaye nabi, wicaye mu myanya ibiri, hari uwashyize igikapu ku ntebe yicarwaho, hari uwicaye mu nzira kandi inyuma hari imyanya. Twegerana akavuga ati nidutegereza yuko ibyo byose bitungana, uwicaye nabi akicara neza, uwicaye mu nzira akajya inyuma cyangwa akabisaba ajya inyuma, uwashyize igikapu ku ntebe akagikuraho akagishyira ahabugenewe, ukabona umwanya ukicara. Ya modoka itwara abagenzi yahagurutse i Kigali iracyahagaze kuri arete Gikondo cyangwa Kicukiro, mu gihe ya indi yagiye mukagenda mukora ibyo ngibyo, ariko igenda muraza guhaguruka yo igeze mu Bugesera. Nano rero iyo tuza gutegereza, paruwasi n'ubu yari kuba itarahaguruka, itarashingwa. Nkaba rero mbashimira ubufatanye bwanyu n'ukuntu mwabyumvise vuba, tugafatanya. Paruwasi mbere na mbere n'abakristo, inyubako ziva mu maboko y'abakristo bashyize hamwe. Ndabashimira rero ko mumaze kubaka umuryango w'abakristo kuva ku 3,000 mukaba mugeze kuri 12. Hari benshi mwakira baza gutura ino, hari n'abaguye mwabyukije. Ndagira ngo mbashimire. Ingo 500 zimaze guhabwa umugisha, zo ni ingo nto. Ngo ndumva hari n'iz'abagarukiramana, kuko urugo ni rwo
musingi wa kiliziya. Ingo nziza zihamye nizo zubaka paruwasi, nizo zubaka umuryango remezo, nizo zubaka santarari, nizo zubaka paruwasi. Ndabashimira rero ubutumwa mukora. Mutagatifu Yosefu ni umurinzi w'abakozi, ni urugero rw'abakozi. Gahanga rero ndabashimira ko mwakurikije urugero rwa Yosefu, koko namwe muri abakozi beza b'Imana mubahisha kiliziya. Mukomereza aho ngaho ko mugenda mwubaka umuryango w'abakristo ari wo w'ingenzi mbere na mbere. Turi mu mwaka wa yubile ya Kidiyosezi ya Kigali, maze imyaka 50 ishinzwe. Muri iyo myaka 50 Gahanga ifitemo imyaka 5. Ni ikivi kitari gito. Ni ikivi kitari gitoya. Ni umusanzu ukomeye mu mateka ya Kidiyosezi ya Kigali. Niko yisabukuru ije ari itafari naryo ryubatse Arikidiyosezi ya Kigali. Dushimira Imana. Mukomereza aho ngaho rero. Ndabashimira kandi ibikorwa byiza mukora. Twatangiye dusana no gutunganya hariya icumbi ry'abapadiri n'izindi nyubako, ni kiliziya kuyagura. Nkaba ngira ngo mbashimire, nshimire n'abakristo bakarembure namwe bikorwa nzo nahaye umugisha. Nubwo santarari yabo igifunze, ariko ubona byose bisabwa barabyujuje. Asigaye bwo ni ukuvugana n'ubuyobozi kugira ngo tube twafungurira. Umushinga rero uri imbere nkuko twari twarabivuganye nyine, kuko urumva iyo tuza gutangira kubaka kiliziya y'ibihumbi 3, ubu ngubu abakristo bakaba bamaze kuba ibihumbi 12. Byari kudusaba kongera kubaka mu gihe kitari kirekire. Niyo mpamvu rero twavuze tuti tubanze twubaka umuryango w'abakristo, hanyuma nitumara kubaka umaze gushinga tube twakubaka kiliziya ihwanye nuko abakristo bangana, kiliziya dushobora gukwirwamo no gusenga dutuje. Urero igihe kirageze. Ndagira ngo rero imbaraga zose muziganisha hariya. Ngira ngo uvuze mu izina ry'abakristo rwose mworosoye wabyukaga mwebwe. Hari ibisabwa, hari iby'ubuyobozi busaba icyemezo cyo gutangira kubaka, nabyo bisabirwa uruhushya. Ubwo ngubwo iyo kibonetse kandi amatafari mumaze kuyagwiza n'imicanga n'abafundi bahari, ntabwo ari gihe uzabura. Ndahari rero. Ubundi rero bagira ngo nshimire n'abayeguriye Imana. Turimo turabona ingo z'abayeguriye Imana bamaze kuza, bashimye paruwasi ya Gahanga, kandi nibyo kuko urugo rwa Yosefu Mutagatifu ni urugo rutagatifu rwakira imiryango y'abihaye Imana n'abakristo muri rusange. Imiryango y'abiyeguriye Imana rero murakaza neza, namwe n'amaboko dufatanye n'abakristo mu butumwa mu kubaka umuryango w'Imana no kuwutagatifuza. Ndashimira cyane n'abasaserdoti
Padiri mukuru nahoze mubaza ngira ngo Gahanga ni paruwasi ntoya eko ingo zose bari bazisura sanga baracyashigaje igice gitoya. Buriya rero nimara no gusura ingo zose muzasanga n'umubare w'abakristo uniyongeye kurushaho, kuko muri uyu mwaka wa yubile turagira ngo ingo hatazagira ucikanwa. Twavuye muri yubile y'impurirane twinjira muri yubile ya archdiocese, ntihazagira ucikanwa, rwa rugo rudafite umugisha, rudafite isakramentu. Umuryango remezo bujya mwicara musuzume mvuge muti ku ngo 12 15 dufite ingo zidafite isakramentu ni zingahe. Mwihe umuhigo, mu Rwanda dukorera ku mihigo, mwihe umuhigo. Ari abavuga bati yubile tuzayizihiza tuzayisoza umuryango remezo wacu wose ingo zifite isakramentu, zifite umugisha. Icyo gihe tuzabashimira rwose, ngiye muzaba mugeze umuhigo wanyu muwesheje 100%, cyangwa se niba bitagezeho nabura 99%.